Aha reka nongere mbasuzire mbaha ikaze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye, reka twizere ko mumeze neza cyane. Niba ari mu gitondo twizeye ko uyu munsi uzi kubera mwiza, niba ari nimugoroba kandi nizeye ko uri buze kugira ijoro ryiza. Nje nitwa Vitali. Uyu munsi rero turi televiziyo zigeze muri 3 turi kumwe. Uyu munsi tugiye kuganira n'aba bagabo mubona imbere yacu. Ni Impemburo TV, Ingororano TV ndetse n'Umukanguzi TV. Uyu munsi rero twihurije hamwe kugira ngo tubagezeho kino kiganiro cyaba bagabo. Uyu munsi tugiye kuganira nabo ku muhamagaro wabo. Abantu benshi mwagiye mukunda kubona ANICET, ariko mu by'ukuri ntago abantu benshi bazi ukuntu ANICET yahamagawe, benshi ntegeza ko batabizi. Uyu munsi rero turi kumwe n'umugabo wavuye ahantu kure cyane, wavuye Cyangugu kugira ngo aduhe kuri aya mateka ye n'uyu mugabo muri kubona imbere yacu. Tuguhaye ikaze mu kiganiro tugiye kugirana n'aba bakozi b'Imana bari imbere yacu, ariko reka dutangire tubasuhuza. Muraho neza? Yego, muraho. Amakuru ki mumeze mute? Turashima Yesu. Imana ishimwe cyane. Amen. Gusa cyo ndabona muri abagabo bashyitse Imana yarabahamagaye. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma umuntu dukurikiye ushobora kuba byutse mu gitondo utameze neza, uyu munsi ushobora kuri utameze neza, ariko reka tubizere ko Imana yahindura paje y'ubuzima, ejo ukamera neza. Reka dutangire dusuza abantu badukurikiye kugira ngo tuze kubana wenda tuziranye. Karibu. Murakoze cyane. Nitwa Bizimana Marcel. Ndi umugabo nubatse, mfite umugore n'abana 3, hanyuma kandi mfite n'undi wa 4 Imana yamaye ndera. Iwacu ni Cyangugu nkuko mwabivuze, n'ahanga kubw'umurimo w'Imana. Amen. Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi. Ndi umuririmbyi Gihundwe muri kwera ya kabiri yitwa Bethlehem. Bethlehem. Yego. Ikindi nanone ariko ndi n'umunyamasengesho. Imana ishimwe. Yego. Amen. Amen. Turabasuje inshuti z'umusaraba, mugira amahoro y'Imana. Ni mwene so ANICET niyo mugabo. Ndi umukristo, ntuye inaha njyewe, hanyuma ndi kumwe na mwene data Marcel. Nejejwe n'Imana cyane cyane kuba ndi kumwe nawe, kandi Imana ishimwe kubw'Ingororano TV, Imana ishimwe kubw'Impemburo TV, ndetse Imana ishimwe kubwo kuboneka ku Mukanguzi TV. Uhoraho umwami w'amahoro, umwami w'ineza n'icyubahiro abaha umugisha. Amen. Imana ishimwe cyane. Turanezerewe, nizera ko abantu mudukurikiye aka kanya mugiye kumva ibintu byiza, kandi ndatekereza ko muri buze kuryoherwa. N'aya mateka y'aba bagabo bafite amateka, bavuga Imana y'ahantu Imana yabakuye, kumva urafashijwe. Uyu munsi mbaye mbararitse, niba ugeze hano kino kiganiro tugeze, kanda kuri share ugisangize n'undi muntu kugira ngo muze gufatanya gufashwa. Imana ishimwe cyane. Hanyuma reka dutangire mudusengera Imana kugira ngo dutangire ikiganiro turi mu bihe byiza. Turagushimye Mana, buri Imana igira neza. Twibutse ahahise hacu tukuramburira amaboko. Haleluya. Tuvuga imirimo itangaje n'ibitangaza wadukoreye Mana. Uri Imana y'icyubahiro. Tubirondoje akanwa kacu ntago twabisoza ngo tubirangize. Nukuri. Ariko tuzi neza ko uri Imana nyamana. Mana we. Izina ryawe niryubahwe. Warakoze. Uri Imana igibasha gukora iby'imbaraga, iby'abana n'abantu batabashobora bishoboye Mana. Nukuri. Kandi turagushimira cyane ko utubereye maso ku manywa n'ijoro. Haleluya. Atari wowe ahacu ntago waba hakiriho. Nukuri. Ariko turagushimiye uko bwije n'uko bukeye, turushaho kugenda dusobanukirwa n'ubuntu watugiriye. Haleluya. Ishimwe n'iryawe Nyagasani Mana. Nuko rero turi hano hantu twibutse ahacu hashize, niyo mpamvu tudashobora kwibagirwa amateka yacu n'umuhamagaro. Nuko rero habwa icyubahiro kano kanya, rero turakwinjiza cyane kugira ngo ubane natwe, ariko nanone abaduteza amatwi aka kanya nabo Mwami Imana umugisha w'Imana ubasange. Turabizi neza ko ubuhamya bwacu Mwami Imana hari aho bwadukuye, hari naho butugejeje, ariko n'ubundi turabizi neza tudashidikanya ko n'ubundi ababutega amatwi hari aho bwabavana bukagira aho bwageza. Umurimo n'uwawe, habwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Reka nongere mbabaze mumeze mute? Turi amahoro. Imana ishimwe cyane. Tekereza kuri bubaza umwe ko hari igihe bineza neza biturenga, nakaza kubaza. Yego. Ya reka nimbaze umuntu wavuye ahantu kure, ntabwo rugendo ruba rworoshye. Mumeze neza n'abana mu rugo mumeze neza? Turashima Imana. Imana ishimwe cyane. Turashima Imana rwose. Yego. Imana iraturinze. Imana ishimwe.
yego hanyuma tugiye gutangira tuganira ariko twatangira turirimba ku ndirimbo yo mu gitabo. hari indirimbo ya 93 mu gitabo cy'indirimbo z'agakiza. Bene Data Marcel arayizamura dufatikanye. Reka turirimbe. Yego. Umunsi mwiza nibuka nuwo nakwemereyeho wa mbere y'umucunguzi nje nkwizi byawe nishime singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo senge nshime nezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha warangije kundokora nduwawe na uruwange iryo jwi ryawe ryinginga naburane kuryitaba singize haleluya Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo senge nshime nezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha najyaga ndorongotana mu by'isi no mu ngeso mbi ngarutseho noneho sinzongera kuzimira singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo senge nshime nezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha iteka nza gukorera iby'isi ndabizinutwe no mu ipfa ryanjye mukiza sinzarorera kwishima singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo senge nshime nezerwe singize Yesu wanyogeje anyigisha iby'inzira ye ngo senge nshime nezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Singize Yesu wanyogeje ibyaha. Haleluya. Imana ishimwe. Asante Yesu. Abantu badukurikiye reka tubahe ikaze muri iri teraniro tugiye kugira uyu munsi. Amen. Kandi ndatekereza ko iteraniro ribuze gukora ku mitima y'abantu benshi kandi umuntu udukurikiye ntabwo aribuze gutanga uko yaje. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma turahera hehe ku muhamagaro wanyu
ukuntu Imana yabahamagaye turaza guhera hehe ANICET? kuko njye nakiriye agakiza 2 ariko mu matariki yo hasi, ariko umunsi mpuramo na mwene data Bizimana ari we turi kumwe, abantu bakurikiye bari kutureba kuri kamera baramubona, we twahuye umunsi anjyana gusenga hari ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 2007. urumva nakiriye agakiza 2007 mu minsi mito iri hasi, ariko ntabwo nahise mbona aho nsengera, sinahise mbona aho nsengana nawe, ariko mu kwa 12 nibwo twahuye. Mu by'ukuri narindushye, ntabwo ari njye ubanjije kuvuga, kuko we yatangiye mbere yanjye, ndamuha abanze, noneho hari aho ari bugere hagati asange mu buzima bwanjye, kuko n'ubundi we yanjyanye gusenga kuri 27 z'ukwa 12, itariki ya mbere y'umunezero ndaza kuyibabwira hirya y'izo tariki, ariko we twamuha umwanya akabanza kutunyurira muri make uko yakijijwe. Imana imuha umugisha. Amen. Tugaye umugisha. Murakoze cyane. Ndashimira Imana ko yampamagaye. Imana ishimwe. Nkuko mwene data bivuze, twatangiye umurimo w'Imana wo gusenga tukiri batoya, ari Imana iduhamagaye. Ubwo amatariki nibuka twaba twatangiye umurimo w'Imana, ndibuka Imana yahamamagaye ku itariki 27. Itariki 27 twari mu cyumba cy'amasengesho arimo dusenga, hari umasaya nimugoroba. Hanyuma urumva twari mu masengesho, mwene data we twabonanye rero bukeye bwo mu gitondo, ariko njye narayemo. Wewe hari kuri 26 muyararamo, tubonana na 7. Twabonanye ku itariki 27 muri ariko twari mu masengesho. Mwari mu masengesho. Twari mu masengesho kuko karaga groupe kari karimo abajene bakiri batoya. Yego. Icyo gihe umubona wari ukiri umusore? Icyo gihe nari nkiri umusore. Tukiri n'abana, tutaraba abasore. Twari bato cyane. Twari batoya. Turashimira Imana ko yatugiriye icyizere cyo gukora umurimo wayo tukiri batoya. Fondasiyo yacu yayihereye hasi tukiri bato. Imana ishimwe. Kandi turabishimira Imana kuko byaradukomeje. Turaza guhera aho umubona. Mu by'ukuri ni umwuka w'Imana wamukujyanyeho cyangwa mwarahuye gutya gusa? Ntabwo navuga ngo twarahuye gutya gusa, cyane ko n'ubundi mu buzima busanzwe yari inshuti yanjye. Yari inshuti yanjye, ariko urumva mu kubonana hari ukuntu yari asanzwe anzi. Hari ukuntu yari asanzwe anzi. Hanyuma duhura muri icyo gitondo, ariko amateka yarayahindutse. Yego. Hanyuma rero urumva twari mu masengesho, numva ndi kumwe n'Imana neza nta kibazo, ariko kuko yari inshuti yanjye n'ubundi mu buzima busanzwe, mubonye numva mfite ibyishimo. Numva mfite ibyishimo kuko hari icyo umwuka yari yakoze muri njyewe. Hanyuma nibwo namubwiye uti uraza tujyane gusenga. Amera nk'ubanje kujijinganya, ariko ngumya ninginga Imana mu mutima. Uko nabimubwira nkabona asa naho ari gutinda kubyumva, numvaga nshaka kumutera ngo mwirukankane mujyane mu cyumba cy'amasengesho. Yego. Atabivuga mukabyumva ku rwego rugize ko hari imbaraga z'umwuka wera. Ambwiye ngo tujyane gusenga, numvishe ngize ubwoba bwinshi cyane. Bwinshi kuko bari bafite igitinyiro ko uwo munsi ndatekereza ko yari yarayanabatijwe mu mwuka wera. Yari yarayabatijwe mu mwuka wera, noneho afite n'impano z'uburondozi. Ni nayo mpano agira ikora cyane. Agira impano y'uburondozi, nyimuziho, no gusengera abarwayi. Uretse no gusengera abarwayi, n'impano z'ibitangaza zikorwa, ko ndibuka ko hari abantu twagiye dusengera b'ingumba barabyara. Twigeze twagera ibweyeye, nubwo wenda hari nihuse, dusengera wari umaze imyaka 2 atwita, afite inda, arabyara. Juste afite impano z'ibitangaza, noneho hakabamo n'indi mpano yo mbere icyo gihe bategaga ibintu by'ibirozi ukuntu acukura. Noneho umuntu twari dusanzwe tuziranye, nari mfite uko muzi, noneho ndebye n'uburyo aje, mbona ateye ubwoba, mbanza no kumwangira ko niba byibuka twahuriye haruguru y'urugo rw'ahantu bita kwa Kabongo. Ndamurushya tudeviye inzira, twari kuzamuka tugahinguka iwabo. Abantu bazi kavukire y'iwacu, twe tuvuka iburengerazuba, ni mu murenge wa Kamembe, akagari kitwa Ruganda, umudugudu ni Kadashya. Noneho aho ngaho ku Kadashya, twese niho nyine dutuye, n'uyu munsi niyo kavukire yacu, nawe niho atuye. Ariko nge ndinaha gusa, nabwo dufite isezerano ry'Imana ko ashobora kuba yanafashe umujyi wa Kigali. Imana ishimwe. Noneho hari urugo rw'ahantu bita kwa Ndereya yabaragiye, nirwo rwari rurimo iyo groupe
bari baraye basengeramo. Yego. Kuzamuka tujyayo byarananiye ndadeviya tugera ahantu hitwa kwa Kazubwenge Fideli. Arampendahenda arandeviya ndazamuka ku bwa za mbaraga z'umwuka wera, ariko sinagiye njyenyine. Wibuke ko nari kumwe n'umuhungu witwa Ezekiya wo kwa Wangagi. Ariko we ntiyakomeje ngo aze kuko yarahageze arasenga. Byabaye nk'urwenya kuko njyewe narahageze nkubrikije uburyo bameze, niba ari ikintu cyankoze ku mutima, ni imbaraga zimutera kumenya ibihishwe. Ko yarandondoraga natekereza ikintu akambwira ngo iki ngiki ni cyo uri gutekereza, ndikanga. Noneho nkurikije ko bavuze ko ari umwuka wera, ndavuga nti reka nce bugufi nemerera uyu mwuka wera, ku buryo hari ikintu kijya kinezeza n'uyu munsi. Harimo umukobwa, ubu ni umudamu, yitwa Godanse, arangije aravuga ngo mbega kwizera kwinshi. Andondoye nyine bareba mu mutima, barerekwaga nshuti z'umusara. Aravuga ngo mbega kwizera kwinshi. Noneho mpita mvuga ngo none se na Godanse afite umwuka wera mu mutima. Uyaranzenguruka aravuga ngo rega nawe Imana yawuguha. Jiste bari gusubiza ibyo ndi kwibaza kandi ntabivuze. None ubwoba buranyice ndahagarara mera ukuntu njyewe noneho mera nk'igiti, niha Imana nibuza gutekereza ibyo ku ruhande, navuga nti ntagira ikindi ntekereza bakabimenya. Ntabwo ari urwenya no kubasetsa, nari nyiri umusore nakundaga jiste nakundaga kuba hari ibintu runaka narinzi cyangwa nagendagamo, nahije ndavuga nti subu ibi byose barabimenya. Noneho ndiyoroshya mu mutima. Hari uburyo mu mutima umuntu yiyoroshya ukumva koko woroshye. Noneho harimo uwitwa Daniel, harimo Batamuriza, harimo Micheline, harimo uwitwa Pierre, harimo na Godanse, harimo na Daniel, noneho harimo nawe Bizimana na na Moyiza ariwe wari utugayidinze. Mwana wari ufite imbaraga z'umwuka we. Ariko uwo munsi rero niho njyewe yamfashe njyayo, bari baraye babatijwe mu mwuka wera. Muranyihanganire, iyo turi kumwe nawe nta nubwo tujya tuganira ibindi. N'ubu twaraye dutaramye tuganira iby'agakiza, ko twagize umurimo, twakoze umurimo, kandi n'uyu munsi ntabwo tuhagaze, ko nibwira ko ari nabwo tugeze igihe cyo gukora. Kuko iyo imbaraga zihuye, hari abantu bazi iby'imbaraga z'umuriro, hari netre na faze. Iyo bihuye nibwo imbaraga z'umuriro zijya zakora, ntabwo aribwo ducecetse. Nari mwakiriye rero kugira ngo mwibutse karibu. Ariko nanone tukiri aho ngaho, mu by'ukuri ikintu natangariza abantu badukurikiye, yego, imbaraga z'umwuka ziriho kandi zirakora. Amen. Imbaraga z'umwuka ziriho kandi zirakora. Ntabwo nshobora kwibagirwa ijoro joro. Iryo joro Imana yakoze ibikomeye, nta nibwo bwa mbere byari bimbayeho, kuko nanjye ndibuka ibintu byambayeho, numvishije ibintu by'imbaraga bimfashe nanjye ntazi ahantu biturutse. Yego. Mu by'ukuri reka mbwira abantu badukurikiye, imbaraga z'umwuka ziriho kandi zirakora. Kandi tutari tuzi mu gisekuru cyacu. Tutari tuzi mu gisekuru nanone. N'uyu munsi. Ariko nanone ikintu nagushimira Imana, Imana y'iguteguramo umuntu w'ejo hazaza. Ntabwo yita ku myaka. Ntabwo Imana yita ku myaka. Turashimira Imana cyane. Nubwo yaje byangoye, bimeze nkaho bingoye, kuko narabimubwiraga nkumva asa n'ari gutinda kubyumva. Niki kintu cyaje gutuma byemera. Ariko imbaraga zari zindimo, nari naraye nakiriye. Numvaga ahubwo namuterwa nkahita mwirukankana nkamujyana. Yego. Ariko nshimira Imana ko byaje gukunda, aremera turajyana. Niki kintu cyaje kumwemeza. Ikintu cyaje kumwemeza rero. Ikintu cyaje kumwemeza mu by'ukuri, reka mbivuge. Yego. Ikintu cyaje kumwemeza ni uburyo namugejeje aho twari turimo turateranira, turimo turasenga. Uburyo yadusanze, n'ibyo yibwiraga mu mutima, n'ibyo yatekerezaga, yatunguwe nuko byose turi kugenda tubimenya. Ariko nanone ari umwuka wari ubihishuye. Yego. Icyo cyaje kumwemeza koko iby'imbaraga z'Imana. Reka tubibabwire, nubwo n'uyu munsi bikiri intambara, ntabwo imiryango duturukamo twembekijijwe. Kwemera ko imiryango yacu gushobora kuba kudahuye ariko bafite naho bahurije. Ari iwabo hari hagoranye, ari iwacu hagoranye. Noneho njyewe nari maze iminsi mfite ikibazo nagiranaga na famiye, nari ndimo si ngombwa kubihera inyuma, twahereye mu muhamagaro. Nari mfite urufunguzo nari nibye, kuko icyo gihe ntabwo twabyumvaga kimwe na mama. Nari narwibye, narakinguraga bakumva nageze mu nzu nagize gute. Ariko kimwe mu bintu byabaye, umukobwa witwa Godanse urwo rufunguzo yararundondoye.
noneho kabiri mu mutima wanjye numvaga mfite inzika n'ubugome uyu nawe arabimbwira nkurikije uko nari nsanzwe nzi Marcel ndavuga ntibabibwiwe n'iki noneho atangira kumbwira iby'umubano wanjye na mama mu rugo n'ibindi batazi by'ibanga bagera no mu byo ndi gutekereza uwo mwanya navuga ngo n'uyu afite umwuka wera bagahita bavuga ngo rega nawe Imana yawuguha ndangije ndanoga kuko isaha y'Imana iyo igeze n'ubu ndi kubivuga nkumva mfite umunezero mwinshi n'ubu ndumva mfite umunezero mwinshi naturika nkarira Imana ishimwe yo yaduhamagaye Imana ishimwe yaduhamagaye muri iyo minsi mpamagarwa nari mfiteho udufaranga duke twari dukeya ariko twari duhari ko ndibuka ko nari nanafite agafunguzo nabitsemwo nari mfite udufaranga nari nabitse mu kabati narafunguye ndagenda mbwira mama uwo mugoroba nari ntaruzura umwuka wera ko narumuhaye kuri 20 juste kuri 27 nageze mu cyumba bandondoye ndagaruka muharwa rufunguzo ndamwantu mbabarire musaba imbabazi arikanga yikanze abanyine turaserebura turazamuka turagenda twirira n'umuceri icyo gihe twari umuceri n'amashu n'ubwa mbere nari ndi amashu mu buzima nari ntararya amashu nuko utayabonaga cyangwa nuko oya si mbo ntabwo nayakundaga sinanayiyumvamo n'ubwa mbere nari nyariye ariko turya umuceri n'amashu numva ni ibintu biryoshye gusangira nabera none turya baririmba none bavuga nasanze bameze nkaho bafite amarenga y'ururimi runaka none bakavuga ngo mu mwanya haragera ariko nkumva ngifite ubwoba turacyari kuri 27 yego turamanuka tujya gusengera ahantu bita kwa Suzana Ntambabazi umukecuru uhari twasengeraga mu rugo aho ngaho kuko ndibuka ko twari turi no gusenga abantu baraturunguruka baza kuturunguruka kuri 27 turasenga iryo joro utwaha nakaha n'imigambi n'ibiki byose nari mfite biracura bimvamo birarangira numva nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza numva ndamwemeye nibwo twagiye iwanyu ari nimugoroba niryo joro twagiyemo tujyayo tumaze gusenga isa tugarura n'umupanga atugarura twirukankana kuko tumaze gukizwa n'ubu hari ikintu ejo bundi turi Cyangugu narakimubazaga twarakijijwe n'ukuri abantu badukurikira hari n'abahavuka ntabwo ari uko twari dufite urugomo oya nta n'akandi gakungu kadasanzwe ariko tumaze gukizwa twaranzwe baratwanze ku rwego ari abo tuzi basenga ari nabo twavuga b'abapagani baratwanga badufataho ijambo ku rwego rurenze urugero mu bintu byakururaga urwangano twari dufite imbaraga zimeze nkaho zihinyura izabo noneho n'uburyo twari dukijijwe twari tumeze nkaho ari agakiza gatyaye kagenda kavumbura ko ndibuka ko hari n'urugo rwo haruguru yaho twasengeraga urwo ntituhavuga twagiye gusengera inka hari umuntu ariko Imana ni igitangaza inka yafashwe n'abadayimoni inka buka ngombe ire ngombe fatwa n'abadayimoni tuyisengeye basubira gukubita wabohereje ariko Mana namuciye mu byo avuga namuciye mu ijambo mu by'ukuri ikintu nahishuriwe uwo munsi nuko umujura ajya kwibaho ubutunzi buri uwo munsi batangiye kuturwanya baravuga ati ni ibirara ndetse ndibuka ko icyo gihe bamwe mu babyeyi banjye bagiye kunshakira ubuyobozi ngo bumfunge ariko ndashima Imana ko aho hantu Imana icyo gihe n'ubuyobozi bwaraje ariko badusanga mu ikintu cyatumye tudacogora cyangwa ngo tunaribwe tubishingukemo n'imbaraga z'umwuka nizo zadukomeje kubwo umugambi Imana yari ifite imbere twe tutari tuzi mw'iryo joro rero nibwo twavuye mu rugo yego turagaruka dusura mu cyumba cy'amasengesho nanone turasenga habaye ikindi gitangaza cyanteye ubwoba cy'umukobwa wanze kwihana Mose aramubwira ngo curama uramwibuka uwo mwanya ukabivuze aracurama nitubivuga ntago abantu babyumva yaramubwiye kuko yaramwihanishije icyaha cy'ubusambanyi umukobwa aramusuzugura amusuzuguye aramubwira ngo ndagucuritse mu izina rya Yesu uwo mwanya iyo fenomene ntabwo wayisobanurira abantu ngo bayumve umukobwa yaricuritse amaguru ajya hejuru amaboko ntiyafata hasi umutwe ufata hasi n'ijipo ntiyamanuka ngo yambare ubusa
aho twabonye igitangaza cy'Imana. ibyo bintu se twabonye ibitangaza afite uri kuvuga ngo ibyo bintu turahagera turagera n'ahandi twagiye tubana n'Imana kandi n'uyu munsi ntitwumva ko hari icyo twishinja kuri yo igenda ibana natwe n'ahandi ariko reka mbabwize ukuri uwo munsi niwo twageze bucya ari kuri 28 kuri 28 nibwo haje abadamu babiri turabasengera nabo ntitubavuga amazina none batangira kugenda bavuga ngo babana siteka mutwe ariko ntabwo bavuga ukuntu nawe wuzuye umwuka wera. ni kuri 29 muracyari kuri 28 twari tukiri kuri 28 yego none tugeze kuri 29 rero yego twiriwemo none tugeze ninjoro mbega kuzura umwuka wera uburyo biryo ngo wenda nje wabirebaga yego nje wabirebaga mu by'ukuri ibintu byamubayeho ntabwo byari bisanzwe kuko yagize imbaraga abo twari turi kumwe twese bajya nko muri 7 twaramufasha aratunanira tubonana ibintu bikomeye ubwo nibwo yuzuye umwuka biratangira no kuvuga mu rurimi turashimira Imana ko yakoze bikomeye Imana ishimwe Imana ifite imbaraga yewe nyuzura umwuka wera hari ibyo nabonaga ko nuzura umwuka wera ngira impano y'ubuhanuzi cyane no kwerekwa ariko sinyikoresha kenshi mpitamo igirira abantu umumaro kuruta izindi nubwo zose zibagirira umumaro ariko izo mpano ndazigira ni nazo zikora burya kuruta izindi kwerekwa no guhanura ariko umunsi nuzura umwuka wera narebaga ibintu ntabonaga noneho numva ntangiye kugirira Imana icyizere ariko ngashidikanya ni Imana ngiye kuvugira cyangwa siyo noneho uwo mwana twari kumwe witwa Mose navuga ko yabaye nk'umperekeza mu rugendo rwo mu mpano rwo gutinyuka ko ibyo nabonaga yarabivugaga yavugaga ibyo ndi kubona akavuga ngo uri kureba ibi ngo bivuge ugeze aha havuge ngewe nari ndi kubona ndi mu rugendo ariko urwo rugendo ngenda ngeramo nkumva ndaruvuga noneho uyu nguyu amfata ku mutwe ngo mutinyure Mana nawe atangira gusoma inyandiko ndi kubona ariko Mana Imana ishimwe ndibuka ko icyo gihe kuri twamanutse tujya mu batero ndatekereza ko ari kure icyo gihe ni kuri bonane nimugoroba twatume na hano bita mu batero ni mu mujyi Kamembe hagati bahita mu batero hino gatoya urenze kuri hoteli Inyenyeri ukamanuka ujya mu batero ahahoze hoteli Inyenyeri ndibuka ko twahageze ikintu cyamamirije ko ari impano z'Imana sinziriye banyikije umuntu arinjiye wenda reka barenge bivuga yego kuko we ntabwo yarebaga ariko mu by'ukuri nababwiye ngo impano z'umwuka zirahari kandi zirakora zirahari pe twari turimo turasenga tugeze mu rugo rw'uwo mubyeyi uyu nguyu yarimo asinziriye ari mu buhanuzi hahita hinjira uwo mubyeyi nyir'urugo arinjira ambwa uri runaka amuvuga amazina ye turumirwa twese kandi yari asinziriye mu maso atabona nawe ubwe biramutungura aravuga ati koko umwuka w'Imana barimo mbega ibitangaza by'Imana twaje gukomeza noneho duhura n'ubuzima rero bw'ubukene muri uwo muhamagaro wanyu imiryango iratwanze abaturanyi baratwanze abaturanyi babangiraga iki juste n'uyu munsi ntidufite ubuhamya bwo kubabwira icyo twazize ariko dushobora kugitekereza ntabwo abami bacu bari bamwe reka byitegure ko twari tumaze kugera mu yindi dimension ishobora gutuma umwanzi Satani akorera mu bantu ariko ntabwo nakirengagiza gushimira mushiki wacu umwe witwa Mbarahirije icyo gihe yari ayoboye korali y'abana ku cyumba cy'amasengesho cy'ahantu bita ku Kadashya nyine yaje kuduhugura aratubwira ngo mumenye uko muzitwara mu mpano z'umwuka wera nyamara habanje abandi bamukuriye bo baratubwira ngo ntidushaka ko muzongera no gusenga ariko waje ari n'umwana mutoya pe ko twanabatirijwe rimwe nge nawe twabatirijwe rimwe kuri 26 z'ukwa 12 2009 twabatirijwe rimwe ariko we yazanye ubugwaneza none twagize ububyutse bwo kuba twabuza aho turara
twabuze naho dusengera tujya mu misozi. ariko nanone mwunganiye Mm. impano z'umwuka wera zaje kuri twebwe tutarabatizwa mu mazi menshi. Yego. mwahanuye murerekwa mutarajya mu mazi Tutarabatizwa. tutarajya mu mazi menshi kuko urumva byabaye 2007 2008 Ni 2007 byabaye muri 2007 byabaye muri 2007 wowe wujujwe umwuka wera kuri 2026 z'ukwa karindwi z'ukwa 12 muri 2007 ngewe nuzura kuri 29. hanyuma nge mbatizwa mu mazi menshi ku itariki 25 z'ukwezi 25 z'ukwezi kwa 12 yego muri 2009 urumva yaratambutse mw'imyaka ibiri ariko nanone ni 2009 wowe ni 2009 shuwa ubwo nge rero nabatijwe 2010 wowe ni muri 2010 kuri 26 z'ukwa 12 n'ubundi kuko tuzi ko imibatizo ari ibiri hari umubatizo w'amazi ubatizwa na pasiteri ariko nanone hari n'undi mubatizo w'umwuka wera ubatizwa na Yesu nyirizina ari wa wundi Yohana yavuze. Yaravuze ngo ndimo ndabatirisha amazi ariko none hari undi inyuma ngo ni uzaza batirisha umwuka wera n'umuriro nta nubwo bikwiriye ko nafungura udushumi tw'inkweto ze. Hanyuma twebwe uwo mubatizo Yohana yavugaga kuri Yesu niwe twakiriye mbere turashimira Imana. Hanyuma uwo mubatizo wa pasiteri wo uza nyuma, ibyo nabyo ni ishimwe rikomeye. Kandi nabwo uburyo nabatijwe se nabyo urabyibuka ko kubatizwa mu mazi menshi ntabwo nize umubatizo ariko Mana kubatizo reka tuharenge kuko uburyo nabatijwe twemerejwe n'Imana kubatizwa mu giterane twagiyemo igihundwe. Sinzi niba ubyibuka, haje umugabo witwa Samuel w'impumyi washyiragwa Bibiliya ku mutima akayisoma. Ari n'umucuranzi wa gitari, yacurangaga gitari atareba akanashyira Bibiliya ku mutima akayisoma atayibumbuye. Mu gihe cy'umushumba Imana iguha umugisha papa, uri umubyeyi mwiza ukanezi, niwe wari uyoboye muri icyo gihe cy'ububyutse. Hanyuma rero twigarukire tugaruke hino, muburaho murara mukajya murara mu misozi, tukajya turara mu misozi. Noneho tuza gukereya mu misozi, ntabwo twaharaye dusa naho turi mu maburakindi, ahubwo twahise tugira umutwaro wo kujya dusengera abandi. Utangazwe nuko tutigeze turara ku musozi turi kubwira Imana ngo urebe ko twabuze aho turara, ahubwo twasengeraga abandi babuze amahoro, babuze uko bigenda. Ko iyo twabaga turi mu butayu, ndibuka ko aribwo twazamuraga abantu ibyifuzo. Icyo gihe rero wowe waje kujya kwa Papa Salima muri groupe, hari ahantu hari ububyutse mu cyumba cy'amasengesho, ariko twari tugeze ubwo juste muri 2008 twagiye gusenga. Icyo gihe warazindukaga ukajya ku muryango ukatura ibyaha, wamara kwatura bakagusengera bakakubwira ibyawe. Hari umukobwa n'uyu munsi aracyahari, ni umukristo, ubu ni umudamu witwa Mediya. Twarahageraga wakumva impano z'Imana, hari Mediya, Françoise na ba Jeannette babiri, ndabibuka na dirigente nyakwigendera yaritahiye. Hari ba Jean Paul, bajebera na ba Damascene na Rora, bari benshi na ba Kadogo Jacques, bafite ikiriri cy'umwuka wera. Yewe da, icyo gihe 2008 hari groupe yari ishyushye irimo ikibatsiyo nari mbabwiye ahantu bita kwa Papa Salima. Nyirizina ari naho umuhamagaro wacu warerewe. Uyu rero yagiyeyo mbere, n'ubundi hose yagiye agerayo mbere, ko be barabanje biyakiriza muri groupe na korali, nanjye mbasangamo. Yego, aho muri korali y'icyumba, muri korali y'icyumba cyo kwa Papa Salima. Yakoreraga muri paruwasi ya Burunga, icyo cyumba cy'amasengesho. Ubu di paruwasi ya Kamembe. Burunga habaye Kamembe. Aha, mwaje gukurira muri ubwo buzima, ndetse muhura n'intambara zitari zimwe ndetse zinakomeye mu muhamagaro wanyu. Umuntu ashobora kwibaza akavuga ngo muri urwo rugendo rwo kutemerwa, rwo kudakundwa abaturanyi ndetse n'imiryango, byakomeje gutyo cyangwa igihe cyaje kugira barabakunda bemera ko muri abakozi b'Imana? Murakoze cyane. Bamwe muri bo twatangajwe n'uburyo bagiye batugana, bamwe muri bo baje kubyumva, ariko ikintu cyabibemezaga ni uwazaga afite icyifuzo ngo tumusengere. Kumusengera kugira ngo Imana ihite imusubiza ntabwo byatwaraga igihe kirekire. Uwo mwanya wabonaga igisubizo cy'amasengesho cye, nibwo batangiye kwemera ko kuko babana bari mu mwuka w'Imana. Bamwe muri bo bagenda babyumva,
abandi batinze kubyumva na bigiye kiragera barabyumva. Uyu munsi tugenda tubona ko umuntu utarabatizwa utarakirwa mu itorero ntabwo ahabwa uburenganzira bwo gukorera Imana cyane. Sinzi mbereho mwatubwiye ko haciyemo imyaka 2 mutarabatizwa mu mazi menshi, mwahabwaga umwanya wo gukorera Imana mu itorero? Murakoze cyane. Urumva twakira impano z'umwuka wera tutarabatizwa mu mazi menshi. Yego. Ubwo mu by'ukuri mu batubonaga mu buzima busanzwe abanyetorero ahari babonaga nta bakozi baturimo, babonaga turi n'abasaza ahubwo, babonaga nta bakozi baturimo, cyane ko njyewe naje gufata icyemezo cyo kujya muri korali y'abana. Urumva nyine nakiriye imbaraga z'umwuka nkiri mutoya. Urumva mu icyo gihe nibwo nafashe icyemezo cyo kujya muri korali y'abana y'urubyiruko. Hanyuma ngezeyo ngenda ariko n'ubundi mfite izo mbaraga z'umwuka wera, kuko nabonaga nyine bamwe batabyumva, nabanje kumera nk'uwiturije. Ndatuza. Hanyuma nza kubatizwa, nagiyemo muri korali muri 2008, muri 2009 nibwo naje kubatizwa. Urumva? Hanyuma nanone nibwo bamwe batangiye kugenda banyumvamo banyakira kuko nari maze kubatizwa, ubwo mbaye umukristo. Ariko njyewe ubukristo bwanjye ntabwo mbutangira uwo munsi w'umubatizo w'umubiri, ahubwo ubukristo bwanjye fondasiyo yabwo butangira kera. Amen. Mu by'ukuri hari abantu benshi tugenda tubona bacika intege ndetse bakanavuma n'imiryango yabo. N'uyu munsi tugenda tubona abantu batanga ubuhamya bavuma imiryango yabo bitewe nuko batabashyigikiye mu muhamagaro wabo. Mwebwe kubera iki mudafite ubwo buhamya bwo kubona nk'umuryango muvuma cyangwa se bitarabaciye intege cyangwa se mutarabasengeraga bitewe n'ukuntu bari wenda batabemeraga ngo babahereze ahantu ho kuryama? Umuntu yabyibaza. Hari ikintu tutagira n'uyu munsi. Umuntu tutabonyeho icyo twari tumukeneyeho dufata ko ntacyo yagiraga. Ubwo ntibagombaga kuduha amahoro batari bafite, nta nubwo bagombaga kutwakira uko batiyakira. Niyo mpamvu twebwe, kuko muri ubwo bubyutse Imana yaraduhugije itwibagiza umubabaro, ariko kandi tuburimo tukajya tubaho mu munyenga w'umwuka wera. Ahubwo ikintu nibutse dusubiye inyuma gato, ya groupe koko kuko twari abana tutanabonye umurezi yaje kubamwo ibyaha by'uruvange. Imwe twari turimo, bamwe banywa inzoga, abandi bagwa no mu byaha by'ubusambanyi. Ariko ubwabyo nitubivuga n'ubuhamya turi gutanga bw'umuhamagaro, nge na Bizimana uko turi hano twarasenze, twafashe amasengesho y'iminsi 3 ngo dusenge dusoze iyo groupe. Tubwira Imana ngo nubwo dusoje groupe wowe ntuturekure, ureke dukomezanye nawe. Ndibuka ko twasenze tudafite ibyiringiro by'ibyo tuzarya, tutazi ngo bizagenda gute, inzara imeze nabi, imyambaro itangiye gucika, nta hepfo nta ruguru. Kugeza ubwo ku munsi wa mbere ariho umuntu yatuhaye ibigori 2 byokeje. Twanga kubirya kuko twari turi gusenga, twanga no kubitanga, ariko turabibika kuko ryari ryo funguro tuzarya dusoje ya masengesho. Imana iravuga ngo nzabana namwe. Yabaye nk'itwimura rero muri iyo groupe, abari bwo tujya gusengera aho ngaho twahitaga kwa Idi nyene kwa Papa Salim. Ariko naho Imana irahaducyariza, noneho tuhageze aduha no kuyobora, kuko twanayoboye amasengesho mbere yuko tubatizwa. Twabiyoboye icyumba cy'amasengesho mbere yuko tubatizwa, kandi hari ububyutse. Nababwiye impano mwene data yagiraga zo kurondora, nanjye narahagararaga, kandi nta muntu wahagarara gupfa kwatuza Imana itamutoranyije. Ntabwo bishoboka ibingibi by'uruvange rw'iki. Twari turi mu mwanya w'amasengesho, ku buryo icyo gihe hari amagrupe menshi agezweho, ariko haruzuraga, tukabyuka tugasenga. Papa Salim akaturaza mu butayu bwo ku mazi kukadashya, akarara dusengera, tukabyuka dufite imbaraga, twahagarara mu materaniro tukaba ducanye dufite umuriro w'umwuka wera. Ni naho uyu yaje kujya igihundwe, noneho abihuza na ya groupe amaze kubatizwa, abihuza na korali y'icyumba. Ndangije navuga ni nge sinzajya mu y'igihundwe, reka njye mu y'icyumba. Njya mu y'icyumba cy'amasengesho nabwo cyo kwa Papa Salim, apana cyo kukadashya. Aho niho twakoreye umurimo. Ndibuka ko twageze aho dutangira gusangira n'ipantaro nkambura iyo nari nambaye, akajya kurepeta igihundwe nawe akayambura, nanjye naba mfite ahantu njya nkagenda. Dufite umwenda umwe musange muri babiri.
tugasangira umwenda umwe kugeza ubwo noneho twanasangiye silipa imwe nayo yacitse tukajya tuyishyiramo isinga tukayisangira yaba yagiye yambaye agiye kurepeta nanjye naba mfite ahantu njya ngategereza ko ava muri korari cyangwa nkazagenda undi munsi ubwo twari dutangiye gucika kugendana kugira ngo tubone imyenda twambara kuko iyo tugendana ntitwari kugenda twambaye ko twigeze tujya no ku butayu bw'amazi ko icyo gihe mama Byamungu yanguriye ipantaro yampaye +5 arambwira ngo nkugujije 1000 senyisa ndayagutwerereye 1000 uzakimpa nguramwe agapantaro k'agaforongo nako kaza ari akamini katankwiraga kameze nk'akabakobwa ari akamampa hepfo genda nyine gakubita ukuntu noneho twaje kujya gusenga ku mazi ku butayu ariko mfite urumva nari maze gusubizwa na mwene data ubwo urumva twari tugize ipantaro ebyiri noneho nkanitse kwibuye niba amazi yaraje ari menshi atari menshi niba byaragenze gute amazi arakajyana nsigarana jinx nari mfite nyiteramwe ikiraka nari nakuye ku mupira w'umwana witwa Gahadi cya nimero 8 ngishyira ku ipantaro bakajya bagira ngo byarazanye icyo gihe naguye kuri mu kanuze mu kabariko mu rugo hanze ko hari akabariko gahari ku irembo narahaguye ipantaro iracikuye yarampagaze imbere ndeba ko ariyo yonyine nari mfite ndageje ndapfukama ndarira ndibuka ko uyu nta n'ikindi yambwiye yaranseze yarazamuka arataha igihe wabasiga ndi kurira ariko haciyemwe akanya ngiye kubona mbona amanukanya avoka icyo gihe wazanye avoka n'amandazi 2 ya senkani n'ubunyobwa turayarya turangije tujya kurara ku butayu ariko nanone ndabwira abadukurikiye mu by'ukuri Imana ihamagara uko ishaka uwo ni umuhamagaro wacu twahamagawe gutyo ariko mfite amatsiko yo kumenya uburyo abandi bagiye bahamagara Imana ishimwe amen arakantu gatoya ANICET avuze ngo iyo groupe haje kuba mu ruvangitiranye rw'ibyaha mu by'ukuri kugeza uyu munsi muri abo bantu bose mwasenganaga mwatubwiye abantu bari bakomeye mu mpano babafasha amaboko bahise bagendanira ko cyangwa bo baje kugaruka ikibabaje baragiye nta n'umwe wari kuturetse kutureba nitwe babiri gusa ubu ngubu abandi bose ariko dufite isezerano ko Imana izabaza baracyariho bariho nta urakurwa mu mubiri ariko Imana izabaza mbega dufite iyo nyota yo kubasengera no kubasabira kugira ngo Imana ibibutse umuhamagaro kandi turabizi neza tudashidikanya ko Imana izabikora dufite nimba ya Bene Data turimo turabasabira kandi tuzi neza tudashidikanya ko Imana izabasanga ubwo buzima bwo gusangira ipantaro bwo gusangira silipa bwo gusangira umwenda bwaje kurangira ryari mbere yuko dusangira niyo pantaro naba nayo yari ibonetse sinibuka ahantu twayikuye ahubwo ndibutse nsubije amaso inyuma ko nafashe ikabutura yari ivuye mu ipantaro ya Grand Frère sinzi niba Bizimana byibuka icyo gihe nyizirikisha n'umushumi inyuma Suzana aza kunsanga mu gikari ndi kugobeka ipantaro arandeba arambwira ngo Jacques yasize ngo Jacques yari imbwa ngo ariko Prito yari umugabo ngo ariko yasize imbwa ngo ubu nuko mushaje nuko birangiye ariko Mana y'imbaraga we Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye tugukorere dufite umwete ubwo buzima bwaje kurangira twaje kujya gukura amabuye yo kubaka inzu mu rukundano bita muri kariyeri ariko mbere yuko tujya gukura amabuye haje himo yakoraga imihanda mwebwe mubonamwe akazi ko gupakira nge barakanyima nta mbaraga rifite zo kurenza igitiyo ngo ngiterere mu ibeni inzara niki ariko nawe nuko papa we yari ariyo na so wanyu na bande baramvuganiye muri make kuko ndibuka ko bigeze bakoresha n'ibipapuro by'abadafite irangamuntu bashaka kuhaduca ariko icyo gihe ariko Mana y'imbaraga nyinshi we ariko turashimira Imana yitugejeje Imana ishimwe no ikintu gitangaje nge nafashe igitiyo intoki ziraturika amaraso yuzura igitiyo ndibuka ko umushahara wa mbere wahembwe niba ari 300 ngahe uraza ujya kunyogoshesha ajya kunyogoshesha ariko Mana nari mfite umusatsi nyine meze nka
ndagenda ndiyogoshesha twajyaga tujya gukaraba tugakarabira mu mugezi w'ahantu bita mu Cyunyu tugacunga nimugoroba abantu bagiye tukajya gukaraba nyine agasabune wakabura ugafata ibyatsi bita icyumwa ukabivuguta wamara kubivuguta bikazana urufuro ukabikaraba nyine uri ku mugezi wamara kubikaraba ukazamuka nyuma hari inzira Imana yongeye gucaho kwa mama bya Mungu nawe yabonye igitangaza cy'Imana n'umumama witwa mama Mose noneho na Makirina noneho tukajya gusenga twaba tuvuye gusenga umwe muri bakaduha ibiryo ariko none dusubiye inyuma aho hose Imana yaduheraga amasezerano yego mu nzira z'ububabare twanyuzemo zose no gusekwa no gutukwa n'abantu aho hose Imana yaduheraga amasezerano yaravuga ati ndi kumwe namwe kandi nzabakomeza nzabakorera ibi nzabakorera ibi nibyo byadukomezaga Imana ishimwe cyane kandi twabaga dufite ibyiringiro by'ijuru hari igihe ANICET uherutse kutuganiriza ku ijwi ry'Imana muri make mwarababaraga ariko mukababara mufite ijwi ry'Imana kababara n'ijwi ry'Uwiteka Imana ishimwe none se ubwo buzima mwaje kubuvamo mute byumvikana ko mwatubwiye ko mwari mukiri abana mwari mutaraba abasore mwarinze mu abasore mukibayeho muri ubwo buzima twageze aho tuza kugira igikundiro cy'abantu muri cya cyumba cy'amasengesho abantu batangira kutwiyumvamo tugira icyizere cy'umuryango twakomoraga aho ngaho twasengeraga noneho nyuma yaho n'ibyo biraka dutangira kugera ku rwego twaje kubona udufaranga ku ruhande buri muntu anyuze hirya akagira akantu akora undi akanyura hirya akagira akantu akora ndangije negera mwene data ndamwanirera ibi ntabyo tugura ikote amakoti adasa n'ipantaro tugura ikote ko abiri bayaduhereye 4,500 abyibuka tugura amakoti abiri yari 4,500 noneho tugura n'ibikaruvati bibiri tugura na karavate ebyiri z'igihumbi turazifunga kabisa mbaga dushaka gukorera Imana dusa neza yego ariko kandi twanasaga neza ku ifoto y'icyo genda yifite na cya ifoto nambaye iryo kote noneho n'ishati nambaraga nawe urabyumva uko nari maze kumera no kunanuka n'iki ishati narayambaraga nayigobeka hano hakazamwe amaninda nk'ayo muri ya majipo bitaga gatari none ariko Mana yimbaraga we ndibuka ko icyo gikoti twigeze tujya kukigabanyisha ku mukobwa ku muntu witwa Wizeye yarangije araturika arasekutse se mwabana mwe mujya kwambara ibikoti mushaka iki turamwe twe turabakozi b'Imana tugomba kujya tubwiriza twambaye amakoti kandi ikoti ryaratuberaga twafungaga isuti tugahagarara tukavuga Imana kuko ndibuka ko icyo gihe aribwo twagiye mu giterane ku Rusunyu gurupe yacu yo kwa Pasarima yari yasuye aribwo nahagaze mbwiriza bwa mbere arantungura mu giterane mu ruhame nabwirije nsinziriye kugira ngo ntareba abantu nabwirije nsinziriye nsoma igitabo cya Daniyeli ndangije mbabwiriza imbaraga z'Uwiteka zikura umuntu mu muriro ariko Mana y'imbaraga we dutangira gukorana n'Imana hano twakuye amafaranga twaguze ayo makoti ndahibutse twagiye gusengera abantu kuri hôpital general i Bukavu muri Kongo baduha ku $2 baduha amatike dusaguraho yo kugura ikote n'ipantaro niho twakuye n'udukweto ko ndibuka ko hari n'udukweto twaguriye mu isoko ry'Ikadutu twajyanye na Muzehe Michel kuko twajyaga tuva ku Kadashya tukajya i Bukavu tugiye kwa Biroze tukarya ibishyimbo tukongera tukagaruka mukava ku Kadashya tukajya kurya ibishyimbo Bukavu tukongera tukagaruka byari byoroshye kuko kuwomoka yariranga mu nyine ndibaza urwo rugendo rwose tukarya ibishyimbo birimo imesa rimeze neza twamara kubirya tukagaruka dufite ibyiringiro kandi tugataha n'amaguru tukagenda duhimbaza Imana ubwo abantu bahazi ntekereza ko bari kubona urugendo rurimo hangangize akabazo k'amatsiko ukizwa cyangwa se ubwo buzima bwose ubunyuramo wigeze kutubwira ko wizeho theology icyo gihe warize cyangwa wari utarayize na theology nize missiology ariko ntabwo juste kuyiga ibyo ngibyo byo gutekereza Bibiliya byaje nyuma ahubwo mbere aho ngaho ho wavuga Qur'ani basi ubwo twatangiriye mu muhamagaro bya Qur'ani byihorera ariko ariko Bibiliya nejo bundi mu rugendo rwo muri Isiraheli
ko dufite itsinda ry'abamisiyoneri tubana nabo bo muri Middle East twavanye mu idini tugenda duhuza imbaraga ibyo byo byaje nyuma n'ejo bundi. Yes, ubwo umbwiye ngo nibwo bwa mbere nabwirije bita numva ngize icyo kibazo. Oya, nibwo bwa mbere nari mbwirije mvuga ku bw'izina rya Kristo nsinziriye, ntabwo byoroha guhagarara imbere y'abantu, ariko Imana yabanye natwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Ya numve mufite amateka aryoshye. Turaho hari urugendo rwo mu bweyeye narwo rwibuke. byari bitewe n'umurwayi wari waje atugana ngo tumusenge. Yego, baramuroza afite indwara y'imyuka mibi. Nese uyu munsi iyo groupe yanyu kimara gusenyuka nta yindi groupe mwakoze? Juste iyo groupe ya mbere twahamagariwemo yarasenyutse, twimukira muri iyo yo kwa Papa Salima. Aho niho twari turi, ko twavuyeyo kwa Papa Salima tujya ariho twagiye mu bweyeye tugera Ipindura hagati mu ishyamba rya Nyungwe abahazi, dukora ibirometero 36 n'amaguru kugiye kuva Ipindura ugera centre ya bweyeye ni 36 km. Noneho kuva centre ya bweyeye ujya hano bitira sano twahavuye saa 12 za nimugoroba tugerayo saa 5 za ninjoro, tunaniwe dushonje n'iki, urumva n'ubuzima twari turimo bubabaje, ariko dufite ishyaka n'urukundo rw'umurimo w'Imana. Sinzi uburyo Imana ibikunda bigenza ugakunda umurimo nubwo hari mu kababaro, ariko twari dukunze umurimo kuko ndibuka ko twajyaga turushanwa gukiranuka, tukarushanwa umuntu uri bukizwe utari bucumure, tukitwararika ku buryo nakundaga kureba filime ntarakira agakiza, nakundaga udusobanuye cyane ko nikundiraga na taekwondo, no kubona ahantu habaga hari umugeri rero kuri kirishe naravugaga nti sawa, ariko dutangiye kurushanwa gukiranuka nayo yitwararikaga nanyura ahantu hari kirishe nkavuga ni kwa Cinara Yesu akajya ndeba ku ruhande sindebeho. Rero tugeze ibweye y'Imana yakoze igitangaza cyatumye duhagarara mu muhamagaro, turavuga ngo ni Imana igiye gukorana natwe. Twasanze umubyeyi wari umaze imyaka 2 atwite, turamusengera arabyara, twarinjiye mu ntege nkeya zacu muri uwo munaniro n'uburwayi, ko uyu mwene data we yahise anafatwa n'uburwayi bw'uwo munaniro w'urugendo, ararwara, ariko tukinjira abadayimoni baratatse tutavuze, barataka rwose, abadayimoni baragenda, tuhaba icyumweru dusengera abantu, imirimo irakoreka, abantu bari bararozwe, abantu bari barwaye amadayimoni baragenda. Ndibuka ko icyo gihe no ku itorero rya Rasano baraduhamagaye tujya no gutanga intashyo, baratubwira ngo ariko ubwo mutarabatizwa ngo ntabwo twabaha kubwiriza mu rusengero, ngo nimugende muzaze mwarabatijwe. Basi baradusezera, ariko dutanga intashyo, badushimira ko twakoranye n'Imana, batangira kuduha icyizere. Rero turinda ubwo tuvuye aho ngaho dusubira ikamembe. Imana ishimwe. Amen. Mu by'ukuri uyu munsi muracyari kumwe nk'abaye abagabo, ni igitangaza cy'Imana. Nkurikije ubwo buzima bwose mwagiye munyuramo, ni iki kintu cyabafashije kugira ngo mwe mwarakundanaga cyangwa mwarabanaga muri icyo gihe cya kera n'uyu munsi mukaba mugifatanya amaboko? Ni Imana yonyine. Ni Imana yonyine, kuko natwe tujya dushaka impamvu ntabwo tuyibona. Mu by'ukuri ntabwo ari ukubeshya cyangwa ngo nihagarareho. Iyo ndimo ndakora umurimo w'Imana turi kumwe twembi, nibwo mba numva biri kugenda neza. Ntabwo ari we gusa, nakubwiye mbere mbitangira ntiyo turi kumwe mba numva nuzuye. Yego. Ariko kandi uretse no kuvuga ngo ni iki cyagize ikintu cyagiye kinezeza, nuko ari Iburengerazuba yarampamagaraga akambwira umurongo umufasha, nanjye naba ndi naha nkamubwira umurongo umfasha, twese tugasangira impamvu y'ibyiringiro byabo. Twarabiganiraga kugeza ubwo najyaga muhamagara nka nibyo nari ndimo nkubwira nti niyo ari Iburengerazuba turakominikana cyane, ko ntabwo intera y'urugendo iba hagati y'umuntu n'undi, intera y'urugendo iba hagati y'umuntu n'undi ntabwo igaragaza ko abantu batandukanye, mupfa kuba mukiri konsere mugifite aho muhuriye. Iyo muhurije kuri Kristo Yesu, niyo waba uri muri Amerika, niyo waba uri he, Yesu yaravuze ngo ni ishyo rimwe. Warutubajije uti ni iki gituma mugihuye? Ni Imana, ariko
n'ubundi tugirirana ibihe byo gusenga, ni nayo mpamvu ubona turina. aha umuntu washobora kwibaza nakibaza nti ni ibihe bikomere mwagize muri uwo muhamagaro wanyu, muri ubwo buzima bugoye mwabayemo, ni ibihe bikomere mujya mwibuka mwahuye nabyo? Wibuka ibikomere twahuye nabyo mu murimo w'Imana ndashobora kwibagirwa. Ni igikomere cya mwene data yahuye nacyo cyo kurya acide. Acide? Bamurozi bwa acide. Nicyo gikomere twahuye nacyo ahanini kiraduhangayikisha. Kuko njye nabonaga byarangiye. Kuko ayirya yayiriye ubundi twari buyisangire. Ariko abari ubanza kurya. Urumva yo tuza kwirya twese ntawe ari kurwaza undi. Ariko namaze kubona ibimubayeho, amaze kumera nk'umuntu uhereye, urufura ruri gucana, ubundi ruri gucanga, ijisho ryagiye, nta kindi nakoze. Kuko nabonaga ibyo amaze kurya mpita ntekereza ko ari ubuzariye. Ubwo nahise mushyira mu mugongo, ndamuheka, ndamwirukankana, umugezi aho yagomba dufatira moto bigatumujyana kwa muganga. Yaje gukira gute? Uburyo yaje gukira, urumva amaze kumugeza kwa muganga, abaganga bambajije uburyo yafashwe, cyane ko we nta nubwo yari kuvuga, ntiyarazi n'ibiri kuba. Njye nababwiye ko ari ukurya yaryaga, nkeka ko ari uburozi ashobora kuba yari ibiryo bihumanye yariye. Ubwo nta kindi abaganga bakoze, nabonye bamuhereza ibintu by'umukara, baramurutsa bisanzwe, hanyuma bakomeza kumukurikirana. Baduha n'indi miti. Ariko ntabwo byaje gukirira munsi ko icyo gihe mu ndi inyama zarabyimbye, kubyimba kwazo byaje no kumviramo kwibagisha amara. Nyuma yo kubibagisha haza kuvamo kanseri, narayibagishije mu Buhinde, ubu meze neza nta kibazo. Ibyo byaje kuviramo kanseri? Ni igikomere cyo mu murimo, ntago nari mbyibutse, ariko ntabwo twabihawe na bene data, twabiririye muri famiye. Nibo babikoze. Hari ikindi gikomere ariko twigeze twagira cy'abantu twasenganaga bafunze urusengero, afata inkoni agiye kudukubita kuko twari tumubwiye ngo umuntu uri kurambagiza ntabwo ari umugore wawe, urabyibuka? Kandi icyo gihe twarabibabwiye, ndibuka ko Imana yakweretse ko batazabana. Uramubwira uti mwakoze ibyaha ni mwihane, kandi uriya si umugore wawe. Bafunga urusengero bafata inkoni kandi uwo mutipe n'ubundi umukobwa yagiye ku murenge baramutegereza babura umusore. Ariko nyine intambara yari yabereye mu rusengero. Ngayo nguko n'ibindi. Turimo turasatira umusozo kuko tuzagira igice cya kabiri, mutubwira ukuntu Imana yabahindurira amateka, kuko muri abagabo bashyitse, murakeye, mumeze neza. Muzatubwira ukuntu Imana yahinduye amateka, umunsi mukaba muri abagabo. Ariko tutaragira ngaho nakibaza nti muri iyo myaka yose mwabayeho muri ubwo buzima, mwateretaga gute? Nuko numva mwabaye mu buzima bushaririye. Fitari riri igitangaza ko twateretaga gute? Twarateretaga, twumvaga tumaze kuba bakuru. Unyibukije umwana nateretaga. Nuko nyine byagenze. Twarateretaga rwose. Twarateretaga kandi dufite urukundo rwinshi, ariko gusa mu gutereta kwacu twagize umugisha ko aho twateretaga twakubitabwamo bya bikote bya 2005. bakabona tuberewe, twakinjira bakadufata nk'abana b'umuco, nta kibazo twari dufite. N'uyu munsi nubwo tutatwaye abakobwa twateretaga, ariko imiryango twabateretagamo mbo turacyabafata nk'ababyeyi, niyo bakoze ibirori turabyizihiza. Ariko hari ikintu kimwe nigiye ku mukobwa twakundanaga, n'uyu munsi mushimira, yarandinze mu gakiza, ko ntiyari no kwemerana na muhanagura yanduye, ngo ndajya kugira gutya muhanagure mukoreho mugushe, nanjye ngo reka da, ubwo gukoranaho mu kiganza ni gutya, kandi yasuhuzanyaga atya, aho ari ubwo arahita abyibuka yagiraga atya akaba nkozeho, ubwo tukaba turasuhuzanyije tukiganira. Twarakundanaga mu by'ukuri ntacyo mushinja, ariko kandi yambereye defense mu gakiza, byatumye tutagira kandi kajagari. Muzatubwira urwo rugendo mwagenze rurerure rwo kugira ngo muzane abagore uyu munsi muri abagabo. Uraba utazatubaza uko twatandukanye n'abo twateretaga, byo ntuzabitubaza. Nabyo tuzabivugamo. Nabyo muzabitubwiramo uwo munsi. Ariko ari akabazo k'amatsiko nakibariza ANICET.
urwo rugendo rwose wabayemo rwo gukizwa rw'uwo muhamagaro warugenze uvuye muri Islam. None ubwo nk'abantu bari bakuzi icyo gihe bakakubona muri ubwo buzima, ntabwo twabanaga nabo, ko abundi abantu banzi muri Islam n'ab'i Kigali, naho iburengerazuba ntabwo abo twabanaga, ntitwigeze tubana mu idini ya Islam. Abinaha ngaha i Kigali nibo tuziranye, ko natoreraga Iswara iri Madina. Iburengerazuba ntacyo byari bibatwaye. Yes, hanyuma akabazo kanyuma dusoza katuganisha mu gice cya kabiri, mwaje kuva muri buriya buzima gute? Ubuhe buzima? Ubuzima bwo kwambara ubusa, ubuzima bwo kurwanywa, donc mwaje kubona imyambaro ku buryo wenda yaba idashyitse wenda n'urugero, ariko mutagisangira ipantaro imwe, mutagisangira akamambiri. Ubwo buzima mwaje kubuvamo gute? Ntekereza ko twari twahavuzeho tukubwira ko twigeze twabona mwene data yabonye ikiraka muri himo cyo gupakira imodokari zari ziri gukora umuhanda, apakiriye nyine ibyondo bijya gukora mu muhanda. Nanjye nza kugira umugisha, sinibuka ahantu nakoze akaraka, ntabwo mpibuka, ariko kandi no muri Kongo twasengeye muri Kongo iminsi, batugira inshuti tumera nk'abana, bajyaga badufasha nyuma tuza kwiyubaka nyine dukora n'utundi turimo dusanzwe. Ko mwene data yaracuruzaga, nakoze n'utundi turimo twinshi, uretse ko njye naje kubihindura mba mu muhamagaro. Ariko uko biri dufite ibyiringiro cyane ko aho twari turi aho hasa hatyo, hameze hatyo, ni foundation yacu, ko nta inzu wareba ibuye ryubaka hasi ntiriba rifite formule rigize gute, ariko niryo rikomeza. Rero icyo cyiciro cy'ubuzima twari turimo, dushobora kuvuga ngo kandi koko ni nako biri nyine. Nsubiye inyuma ntacyo najya kubaka nasenyeyo. Yego. Hanyuma rero reka tubashimire kandi twizere ko umunsi tuzaba tumira wenda, niba tuzaba twagiye Cyangugu, niba n'ubu tuzaba turi Kigali ntabwo mbizi, ariko turumva dufite amatsiko yo kuzamenya uburyo ki wenda waje gukomereza ubuzima i Kigali, uburyo ki mwaje kuzana abagore, uburyo ki Imana yaje guhindura amateka y'ubuzima mu buryo bugaragarira buri muntu wese waba uri kutureba aka kanya. Ntekereza ko mu gice cya kabiri aribyo bintu tuzibana, haba ari i Kigali haba ari Cyangugu hose birashoboka. Cyangugu Rwanda yigerayo, amabasi agerayo, byaroroshye muri make, ntacyo bitwaye. Kandi nanjye ndagenda mu bantu bagenda uri Kaguru. Ejo bundi tuzaba tukwita Kababa. Hanyuma mu by'ukuri ntabwo twabura kubashimira, kandi turabashimira tubikuye ku mutima bw'uyu mwanya mwafashe mukadusangiza buno buhamya. Amen. Bw'umuhamagaro wanyu, njye bwanryoheye, numvaga tutasoza kuko bwanryoheye cyane, kuko hari ibintu byinshi mwagiye munyibutsa, byinshi byinshi cyane. Ari umunsi umwe nanjye nzatanga ubuhamya. Imana ishimwe. Harimo ibyiciro bitatu mu buhamya bwacu, harimo juste n'ibindi, harimo kavukire n'imibereho y'umuryango twari turimo, hakabamo umuhamagaro n'itsinda ry'abo twahamagariwemo twasenganaga n'umuryango twari turimo, hakabamo noneho ubuzima bwo mu muhamagaro, noneho hakabamo n'ubuzima bw'urushako kandi nanone buri mu muhamagaro. Tuzabyoganayizinga nta kibazo, Imana izadushoboza. Yego, Imana ishimwe cyane. Hanyuma reka tubashimire. Amen. Mwakoze. Amen. Hanyuma wenda turimo turagana ku musozo, reka tubakanya gatoya. Hari ikintu kiri ku mutima wanyu ushobora kuba mushaka gusangiza nk'abantu badukurikiye, cyangwa se n'abo bantu mwasenganaga uyu munsi batagihagaze, hari ikintu kiri ku mutima mushobora kuba mwifuza kuba mwababwira? Duhe ikaze Marcel. Yego. Murakoze cyane. Urwo rugendo rwose twanyuzemo rw'umurimo w'Imana, ni Kristo waduhaye imbaraga. Ikintu nabwira rero bene data badukurikiye, nuko mu rugendo rujya mu ijuru ntabwo uzahura n'umunezero gusa. Harimo amahwa, harimo ibigeragezo bitandukanye, ariko nanone ibyo byose nibikugeraho uzapfukama usenge Imana kandi izagushoboza. Imana ibaha umugisha. Ikintu cyose mu nzira hari intambwe eshatu nkunda kugenderaho: kwihangana,
ibanga n'urukundo bijya bidushoboza mu nzira. avuze igikomere, nubwo nsoreje aho ntari gusoreza, nibuka ko no muri ibyo byiciro hari igihe nafunzwemo nitambitse umukobwa wari ugiye gukuramo inda ku bwa kagakiza. Rero icyo yaravuze harimo kwihangana, ni Kristo udushoboza kandi n'uyu munsi aracyadushoboza, kandi hose twizeye ko tubana n'Imana. Rero nta hantu kuri Imana itavana umuntu, nta n'ahantu kuri tatujyana. Ishimwe rikomeye saho turi none, aho tujya, kuko iwabo w'umuntu saho yirirwa, iwabo w'umuntu naho ataha. Bana n'Imana kandi twizeye ko tuzaba mu rurembo rw'abakiranutsi. Imana ibahe umugisha. Amen. Hanyuma reka dusoze dusenga Imana kandi tunashimira n'abakunzi bacu badukurikira, haba ku mukanguzi, haba ku mpemburo, haba ku ngororano. Tubabwire ko tubakunda, kandi niba ari ubwa mbere yaragezeho yaragiye ibiganiro byacu, tumuhaye ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Maze kwirinda subscribe kugira ngo tubana buri munsi. Reka tubayinginge n'ubundi mu gusengera Imana tugana ku musozi. Turaguhimbaje Mana isumba byose. Haleluya, haleluya. Uri Imana y'imbabazi. Ndahamya neza urugendo rwose twagenze tutibeshe, ntabwo wadutereranye, wari kumwe natwe. kugukurikira ukuboko kwiza kw'Imana kwabaye kuri twe, ariko nanone twari dufite umufasha. Uwo mufasha n'umwe Yesu yabwiye abigishwa, avuga ngo nubwo ngiye kwa Data ntabwo nshimye ko kubasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaboherereza uwo mufasha n'uzajya ubafasha. Natwe uwo mufasha niwe wadufashije, niyo mpamvu tutacogoye cyangwa ngo ducike intege. Ibyagomba kudukura mu buntu bw'Imana byari byinshi, ariko turashimira umwuka wera w'Imana hamwe n'Imana ko byadufashije. Icyoro ni icy'Imana. Niyo mpamvu kano kanya rero ubu buhamya Mwami Imana abazabwumva buzabubake. Ahari hari benshi bameze nkatwe, hari n'abandi bari hasi yacu y'uburyo twari tumeze. Abo ngabo turabasengeye kugira ngo ukuboko kwiza kw'Imana kubane nabo, kandi ubakomeze igihe nikigera bazagere ku musaruro w'ibyo baruhiye. Amen. 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 Imana ibahe umugisha cyane, turabakunda cyane, mugira amahoro y'Imana. Ciao ciao. Amen.